Witwa nde? Yitwa Jobe. Job. Jobe. Jombe. Mfite izina rikaze. Ni umuchina? Aba ndi umushinwa nyine. Jobe nyine. Jobe. Umushinwa. Igishinwa ntacyo nzi. Ndagerageza maze kwiga ikinyarwanda muri iyi minsi mazina aha. Ase Jora cyari bigenda gusetsa gake. Oya, byaragabanyutse. Ese kwahindutse ndabizi ugasaro shabaraza ko kuyoberwa kwahindutse cyane. Kandi babwiye ko maze iminsi mu Bushinwa. Numvaga ari ibintu bidashoka, numvaga ari ibintu bitabaho, numvaga ari ibintu nyine nawe uracyumva. Umuntu w'umuganga kandi ukora ibitangaza gutya uzi. Numvaga atabyemera. Yego. Gusa ndumva nishimye. Aho yenda namutinya nari kuba namuhobeye. Nanjye tukigaragura hose ariko natinya. Kwigaragura nanjye. Niko washaka kumpobera twigaragura. Ewana ko kuduguhobera umuntu ukahita mugwa ewana. Ndakwana ikigana ashaka asaba umusore wita Pateri ko yamutera inda ngo yabuze umugabo niwe yishimiye. Amaye. Bise amutera inda gusa byibuze ngo babyarane. Yashaka utari Pateri. Simbizi nanjye ngo yashaka umwana wo mu Metis. Wishakira go mwenda gusa. Akana kampigi kabaramushutse ukane imitsindo kazamufasha. Ni imitako. Nisi nka Chanete. Uko akambara Chanete. Ari umutako karimo nakandi kantu Hagati. Karimo akantu ka Samsung. Jo ibyo ushaka kugira ngo ubone umuti w'umugisha. Umuti w'umugisha hari imitongero babara gukiza ugomba gukurwaho. Ntihagire umuntu wagutongera ibintu bibi. Nubwo watambuka byandi bitango n'ibitambukana ntibigufate. Kubera yuko ufite urukingo rukuriho, hari imbaraga ikuriho ikurinda ibyo byose. Urumva? Niko mpamvu rero mudakeneye kujya mu bapfumu, mudakeneye kujya handi mu bamasayi, mudakeneye kujya mu Tanzania ngo babahe amiti ngo wowe ari ibindi birimo kukuyobora n'umutima wawe. Kamitemo z'iki kibazo hari abasore barabenze. Omwese biterwa nuko baje cyangwa uko mbabona. Barahari nabo barizi, barabizi ariko kubera icyo babenga se kandi uvuga ko ukeneye umugabo. Ubwo subwigeno ryanjye ngiye twaryamana mu buriri ntagukunze ntakwishimye. Ubwo bizansaba ko nanjye ngukunda bazabikorere. Saro iyo urebye ubona naryamye nk'abagabo nk'abangana. Shajo mbara tugize ku rusaro ngo nari kugusebya. Ariko ihure n'abantu b'inyatsi kandi ngo nabakire wababonye ari abakire. Cyo gihe ufite umuvumo ugomba kukuvaho. Ko ari cyo kibazo se n'ubundi mfite iki kintu cyatumye nifuza guhura nawe. Naga ari ikibazo cy'abagabo gusa n'ubuzima busanzwe ugasanga akazi biranze. Akazi nyine n'imikorere. Kurota ibintu bibi biteye ubwoba ku buryo numva ko ngiye no gupfa. Nyine biriya bintu rota biriya bintu by'impigi uzabivaneho n'ibintu ufite mu rugo wagiye ushyira ahantu. Twatuma uzajya tuzugunye dutwika. Hari indwara igiye kuzaza. Itari corona, itari nizingize bivugisha ngo za Ebola. Iyo ndwara izaba iteye ubwoba. Kandi igihe muzayitege tegeze bakurebe yes bandebe ariko ubwo rero sarongo bidakunze urumva amakosa yajya kuri wo tubyumvikane ubwo avuga ati ntabwo yamuvuye nimba yaramuvuye kuki mbona nta gihinduka kuri wa muntu kizahinduka. Okay bategereze bandebe. Hari ibintu usaro wavuze ngo ibintu bamuhaye hari ibintu baguhaye koko jo. Ya ntago byabura kuko nyine ugiye kwa muganga nkuko baguha imiti niyo ugiye kuvuza aho ntago kandi ntuzabijugunye. Nubango imiti ari abantu benshi bagiye baha imiti nkabwa ntuyijugunye ku gasozi zagumye gukurikirana. Akira mikro baza sarongo ibibazo uzaze mu izina rya Yesu n'umuntu ntuzaze rya shitani. Gasaro TV. Hanyuma Saro hano hari umukobwa mwiza. Ambwa tuzamuze na Saro ngo ari ibibazo byinshi mfite nshaka kuzamubaza. Ngewe kereka umuntu utazashaka uwo bahura. Afa ko ari umuntu ngiye twakoranye cyangwa se wisanga ku bantu nabizi ko nabubwe ko ari umuntu wansabye ko nabahuza. Urambwira ati ngewe sinanga abantu ko guhura nabo ndi umuntu w'abantu. Ambwa ati rero ndifuza kuzahura na Saro ngo hatari byinshi njya mbona bimwe nkavuga si ibintu nibyo ubundi ati nkaganira nawe niwe muntu ufite ijisho rya mukuru.
umukobwa nakomeje kumubona aho kare nagize ngo wenda ntago ari we naje kukuvumba ikiganiro sinari muzi rero ko ari umuzi naza gusuhuze ubundi atubwire ibibazo afite nakakubwire ntago ari njye abibwira kuko njyewe nta kintu yazaje mu kazi se wo nkorera azaze mu kazi genda nta kibazo twara n'intebe yawe zana intebe sha babanza umusuhuze niko zana intebe ntacyo nsuhuriza rimwe zana intebe dufite umwanya muto twinyegereza cyane usigamo akanya gato kutamusuhuza none muraho ngaho re amakuru Amakuru ni meza. witwa nde Yitwa Jobe. Jombe mfite izina rikaze ni umuchina Aba ndi umushinwa nyine Jobe nyine. Jobe Umushinwa. Ishinwa ntacyo nzi Ndagerageza maze kwiga ikinyarwanda muri iyi minsi mazina aha. ase jora cyari bigenda gusetsa gake Oya, ubu byaragabanyutse. ese ko wahindutse ndabizi ugasaro shabaraza ko kuyoberwa ko wahindutse cyane Kandi babwiye ko maze iminsi mu Bushinwa. Namwe rero mwibagirwa vo. Ntago bahetse kumbana narindi mu Bushinwa. wari mu buhe mujyi Mushinwa muri Shanghai. wari muri Shanghai Zari bimeze. Sarongo wakire gute kuba muhuye nyuma y'igihe kirekire kuva mu kwa kabiri tugenda tuburana rimwe ati uri mu ntara nanjye mbura gutyo ariko noneho birangiye mbahuje numvaga ari ibintu bidashoka numvaga ari ibintu bitabaho numvaga ari ibintu nyine nawe uracyumva umuntu w'umuganga kandi ukora ibitangaza gutya uzi numvaga atabyemera gusa ndumva nishimye aho yenda namutinya nari kuba namuhobeye nanjye tukigaragura hose ariko natinya kwigaragura nanjye niko washaka kumpobera tukigaragura ewana ko kuduguhobera umuntu ukahita mugwa ewana uri umufana wanjye se winshuka banga namuhobera Saro guhobera abantu ntabwo ujya ubyemera cyangwa uba ufite ubwoba ko bagushyiramo ibindi guhoberana ni umuco wa kinyarwanda hobe ariko ubu ngubu turi mu kiganiro abayampobeye gumpobera ntacyo bintwaye nta nubwo bansiga ibintu ngo bimfate kuko njyewe ndatsiritse inkingo za gakondo iz'Imana n'iza kizungu byose ndabifite byose urabifite yego umukobwa ndabona akiri muto cyangwa mu byambere afite urugendo rurerure rwe afite n'ibyinshi byo gukora yego yego rero yagize neza kuvuga ati reka Sarongo mumpuze nawe tuganire ngira utuntu namubaza wenda twamfasha ase Saro kubera iki abakobwa benshi baba bashaka guhura nawe abakobwa benshi baba bashaka guhura nanjye kugira ngo mbagirire inama za nama natangaga mbagirire inama y'iterambere bagire inama uburyo babona abagabo bagire inama uburyo bava mu bagabo b'inyatsi bafite ibyo bashaka gusa batafite epfo na ruguru niyo mpamvu abakobwa benshi bankeneye yego kugira ngo bamwe barambiwe ubukumi n'abarambiwe enjoyment abo bose bakeneye Sarongo kugira ngo bagire undi murongo uvuga ikintu tuma binguramo ikibazo twigize ko hano ikiganiro ashaka asaba umusore wita Pateri ko yamutera inda ngo yabuze umugabo niwe yishimiye bise amutera inda gusa byibuze ngo babyarane yashaka undi utari Pateri simbizi nanjye ngo ashaka umwana wo mu Metis wishakiraga uwo mwenda gusa niyo nashakaga ko ibyo byararangiye ngo bivuyeho byararangirwa nta kintu kitarangira njye numva ngo ari kubyara nko mu muntu wirabura nkanjye ukabyara wenda gusa nawe w'inzobe uri aho ngaho ntacyo bitwaye ko nawe namubuze muburiye hese ahantu hose nawe ibibazo mfite n'icyo kirimo nimba batambona niba ntagaragara simbizi nimba hari ikibazo ufite imyaka ingahe ntakanye babwirira nayo mbabwira ndaza kwikubwira twenyine ariko ntago nabibabwira
turahurira he murakora nyikubwire se imyaka yawe nkubwire urugero irimo reka yimbwira imyaka yanjye yego nyikubwire yimbwira imyaka yawe ntabwo irenze imyaka 23 yego ko nanone yiwi urimo aho ngaho we ariko urimo uragenda ese ntibabibabwiye arabibabwiye nyine bishime n'ubundi bari barabibuza abafana ko Gasaro barabizi ibyo avuze nibyo nawe urabyemera ndabyemera nibyo ahubwo mbaye ikimenyetso cy'uko kuko nyine ari umuganga niyo mpamvu nanjye mva hano bamvuye atamvura sintaho ese ku myaka 24 umugabo wamuburiye hehe jo kukiri muto nyine nanjye nicyo kibazo mfite nanjye nyine uza nakunze ibiki tukabijyamo uyu mukobwa nawe ubwo afite ingeso yo kubenga akarobanura abashaka akavuga ati nkeneye uyu ndumva mu buzima bwanjye nkeneye uyu nguyu yabaretse kuza mu buzima bwanjye ntacyo yamfasha nuvuga ngo kakantu rero kaba bakobwa nakubwira karacyarimo nawe ko kumva yuko hari umuntu agomba kuza mu buzima we washaka ariko kandi ubundi umuntu uzaza mu buzima bwawe n'uwo Imana imugena yego ntumenya abari from nowhere ntabwo uzamenya haturutse none abakobwa mufite ingeso yo kumva ngo kanaka twahuriye ahantu jewe ndumva ari we nashakaga kwaza mu buzima bwanjye mukagerageza no kubitwaraho imyitwarire igaragaza yuko bagomba kubakunda mukabakurura kandi nabo bafite abandi bakora iki bakunda urumva aka kantu kaba kavuze iki Saro aka ni akampigi kabaramushutse ukarema imitsindo kazamufasha ni imitako si nka Shanete uko akambara Shanete ari umutako karimo n'akandi kantu karimo akantu ka Samsung uga Samsung rero ntacyo kavuze uzakavanimo ushaka kandi aga Shanete wambare kasa neza none se Saro hari ikintu uvuze ngo harimo imitsindo mu kantu yambaye mpita nibaza n'iki kibazo abakobwa bambaye utuntu kubera iki akenshi utekereza ko harimo ibintu simbizi nimba ariko no kuvuga ngo abakobwa benshi bagiye mu bantu babaha imiti imwe n'imwe hari n'abandi bantu yagiyemo wenda ashaka Gasaro ngo ariko hari abandi yagerageje ego hari abandi yagerageza bamuha n'ibindi bitari ibi bakora iki ushakisha kugira ngo abone ibyo ashaka mu buzima bwe umusore mwiza abone umuntu uzaza mu buzima bwe ufite imodoka ufite mafaranga ikofi nziza ariko noneho bimwe na bimwe ntago byamuhiriye nkuko yabishakaga niyo mpamvu nawe kubera ko yanje imbere kugira ngo mbwiye ntago wenda ambabarire ntago ndimo kumena amabanga ariko hari imiti imwe n'imwe idakwiye ku mukobwa kuko hari imishwa gutera inyatsi kurushaho ibyo ayo makuru nta mukobwa ugomba kugendana imiti kuko giye mu bantu nk'imiti nta muntu ushobora guha umuti ngo wo kugendana hari ugugutsirika nkatsirika ikirere cyangwa umurozi wese ushobora gutongeraho imyuka mibi niba waba uri hehe ku isi ntabwo ibyo ngibyo ushaka kubimenya aho uri hose ni ukuvuga ngo tuvuge uhamagaye telefone hano hamagaye muri Carolina ngo ni muri Amerika direct mfite nomero yaho iragenda igere kuri wa muntu direct ndabeshya alo muraho na telefone anyereke ko kwa muntu ari muri Carolina muhamagaye yego kuvuga ngo n'umurozi ugiye akuroga akurikije agace urimo uri muri Carolina arohereza imyuka no kuvuga ngo nanjye rero nshaka gutsirika ikirere icyo bita gutsirika ikirere nsirika ikirere cyawe ku buryo umuntu akoherereza ibintu bikayoba bigasubira aho bituruka ushaka kugira ngo ubone umuti w'umugisha umuti w'umugisha hari imitongero baba baragushyize ugomba gukurwaho ntihagire umuntu wagutongeraho ibintu bibi nubwo watambuka byandi bitangwa n'ibitambukana ntibigufate kubera yuko ufite urukingo rukuriho hari imbaraga ikuriho ikurinda ibyo byose urumva niko mpamvu rero mudakeneye kujya mu bapfumu mudakeneye kujya ahandi mu bamasayi mudakeneye kujya mu Batanzania ngo babahe ya miti ngo genda ufata kangaka aragiye afata imiti imwe na imwe idafite ubuziranenge ufata ibiti bizira hari ibiti bizira ibyo biti bizira bari cyo guha kubera ko wenda bamubeshye ngo nicyo kivura yita umuganga kuko abaganga bose siko ari abaganga numara kugikoresha wowe kizagusiga icyangiro kikuyobye uhorera aho ngaho gusa utekereza byaye nakubwiraga byo kumva ko ushaka sanga arongwa kurongore gushyire mu rugo rwe mubane kandi atari we geno ryawe hari geno ryawe rirahari niriza ari kugera imbere uryange kubera yuko wowe ari ibindi birimo kukuyobora n'umutima wawe
kamite maze iki kibazo hari abasore baba barabenze mwese biterwa n'uko baje cyangwa uko mbabona barahari nabo barabizi ariko kubera icyo babenga se kandi uvuga ko ukeneye umugabo ubwo biterwa nyine n'imyitwarire yabo mbona bitari guhura avuga ati wapi ese watora umuntu wese ubonye yes nanjye rero nuko kandi wumva kubwira ko haba harimo abigeno ryawe nese ubwo igeno ryanjye ngiye twaryamana mu buriri ntagukunze ntakwishimiye ubwo bizansaba ko nanjye ngukunda bazabikorere niba mukati ukahita ugenda se ubujya bihama hamwe ubikorere nyine nanjye ubimpingeho none ko nawe waba wakunze baba bakunda abandi abo ngabo se ibyo ngibyo sibyo ko byanashize no kuvuga ngo kwishyiramo umuntu ukumva ko wamukunze watagukunze nyine nawe nimuryamana ntabwo azakwiyumvamo niyo mpamvu mugomba guhuza n'umuntu ukamubona uko yaba ariko kose nube ngo ndabona ariko ngo ari rukurura pantaro rero ashobora kuba rukurura amakote rukurura amamodoka za rukururana ariko rwa rukundo nyine ukamureba ku isura ntabwo buriya isura nayo irakurura ni byiza ariko cyane cyane nturebe ku mitungo ngo buriya ngo ntabwo namwiyumvisemo kubera gutya na gutya abo muryamana se nabo bawiyumvishemo njye nta muntu tujya turyamana nibyo yarabeshye dore abo twaryamanye nibo byandika muri hari umuntu nta muntu bajya baryamana nyine ariko barasambana turyamana se wowe ntabwo uryama ubu ntiwararana na barumuna bawe barasambana kuryamana no gusambana biba bitandukanye bavugishije ukurabwa z'ikinyarwanda saro iyo urebye ubona yaryamye nk'abagabo nk'abangahe shajo mbana tugize kuri usara ngo nari kugusebya ni benshi bararyamaye bivuga uti barasambanye uti nasambanye n'abantu benshi ndi kuvuga ibya none ariko iby'igihe cyashize byo ntago nyembi barako byashize nyine simbazi ntago z'umubare ahubwo ubu ngenda akada umwana mwiza saronga ahise avuga ngo benshi nibyo icyo gihe nyine icyo gihe ngiki wapi icyo cyatakaye saro nibyo iki ngiki wapi n'ubu ngubu hariho bavuganye bamutindiye ubwo wowe icyo uzakora saro mbara yageze mikuru tubwire uwo muti ukuyobora gutandukanya abagabo bukeneye urebe umuntu ukeneye uwo mutima wawe kuyoboraho kandi muzima kugira ngo rwaruhurirane rw'abagabo benshi bakubeshya mubeshyana ruvemo babyita kuva mu rurukano kuva mu bantu benshi batagufitiye akamaro bashaka tugiye tunywa icupa tuvayo tujye kuryamana wa mugani tugende nkugurire agakoko nkugurire fanta nituranye turyamane akira bibiri bose kumara iki kandi wamufata nk'umuntu wo mu makote urumva ntitiki kugeza mu rugo ntikugezeyo urumva kandi amafaranga yafite rimwe na rimwe akayaguha ngo yambarire wamara kuyabara tubuyabitse mpaye amafaranga yanjye urumva wamara kuyamusubiza agakuramo bibiri cyangwa bitatu cyangwa bitanu ngo akira ubwo ngubwo hari gahunda mfite n'imodoka mwari mwagiyemo kayikuvanamo ngo harahani gaho ngiye kujya ngo wowe ngo tega ngo ugende fata moto kubera ko ibyo yashakaga yakoze iki yabibonye kuki uhura n'abantu nk'abo ngabo binyatsi ushobora kukubwira ati wenda reka nkuremere dore nagukunze ndashaka kuguha business iyi ngiyi kandi aribyo ukeneye hari n'abandi bazitanga nabo barahari ariko iyo uhure n'abantu binyatsi kandi ngo nabakire wababonye ari abakire icyo gihe ufite umuvumo ugomba kukuvaho ko ari cyo kibazo se n'ubundi mfite iki kintu cyatumye nifuza guhura nawe ntago ari ikibazo cy'abagabo gusa n'ubuzima busanzwe ugasanga akazi biranze n'akazi nyine n'imikorere kurota ibintu bibi biteye ubwoba ku buryo numva ko ngiye no gupfa nyine biriya bintu urota biriya bintu by'impigi uzabivaneho n'ibintu ufite mu rugo wagiye ushyira ahantu tuba tuntu twazanye tutugunye dutwike ukuntu byatangiye buriya nshobora kuvuga nabyisanzemo byambayeho buriya umuntu wese avuze ngo hari ahantu yagiye gushaka umuti hari ukuntu abashaka ubuzima bwiza ntago ari uko ariko abasanzwe ameze ahubwo uwo muti hari igihe ajya kuwushaka bitewe n'uko ibyo bintu byamujeho akeneye kwivuza ahubwo ubwo akagenda bakamubeshya bakaba bamuha ibintu bitari byo yes cyangwa biri bumwongerera ikibazo si ukuvuga ngo narahagurutse ndagenda ngo ndavuga ngo ngiye ngo ngewe ngo ndashaka umuti ukora ibi oya kubera ko wenda umuntu afite ikibazo avuga ati kandebe uwankemurira saronga arahenze urabizi kumubona ni intambara byo murabizi ubwo rero ubwo abonabonye hafi cyangwa abandangiye bakaguhiye make amake noneho
y'inshinwa iri hasi nirangije nyine ubwo ntera n'ibindi bibazo abogiyemo bose nta kintu na kimwe bigize bakemura mu byo wifuje ariko kubera icyo abakobwa mujye mu bapfumu jo ntago wumvishe neza ikintu navuze ntago ari uko nagiye kuko mbishaka ahubwo nagiyeyo kubera ibyo nyine banterereje byanjeho njya gushaka kwivuza ntago ari ngombwa yuko isi yose yabamenya nta muntu utaroga kuko nanjye mvuze ngo nshatse uburozi nshatse kugira iki ku muntu najyayo ugasanga nyine umuntu sinzi ifite nagufitiye cyangwa nagashaka gutera imbere ugasanga inzira zawe zose yazirose ugiye ku kazi karanze uraryamye rose ibintu bibi ibintu biraye bigukurura binakuniga kuko urumva ni he utajya gushaka umuti hanyuma iyo baguhaye byose biranga se hanyuma wizerera gute muri saro ngo ko we none ahita ugwa bigakunda kubera ko hari benshi yavuye bigakunda kandi nanone niwe ufite izina rigikora kurusha abo bose kandi ikindi iyo mba ntarakize ntabwo nari kwifuza guhura nabo nkuko ugishaka igisubizo rata ntabwo nari kwifuza guhura nabo ubwenge kandi ibintu afite ibibazo bisobanuye yegereze mikoro tubwire hari benshi babifite nabo bafite icyo kibazo kubera icyo abakobwa benshi bajya mu nubwo wabonaga arimo guseka ariko arababaye akeneye kubohorwa akeneye kuvurwa ntabwo akeneye amasengesho menshi akeneye ubuvuzi ni ukuvuga ngo niba akeneye ubuvuzi rero akeneye umuntu umwitaho akamukuraho ibyo bintu by'imiti yagiye abona n'ibyo bintu bagiye n'ibyo bimurotesha abazimu bimurotesha yirukanka agwa mu binogo bimurotesha yapfuye bimurotesha ibintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye ni ukuvuga ngo rero igihe ikintu nzamufasha ni ukuzamuvura nkamukuraho iyo mitsiriko iyo mitongero y'abapfumu n'ibintu byo bandi bamuroga bamuterereza kuko nabibonye ndabimubwira wenda yagize isoni zo kubivuga ariko biba byiza ko tubivuga kuko hari n'abandi benshi babiba babifite umuntu rero avuze ikibazo cyari akabohoka ko hari abantu baboshye yumva atakubwira icyo kibazo yumva bitinya yumva ko avuga ko agiye kwivuza mu bantu nka basaronga abakoze aciye nk'amabere urumva yumva ko ngo agiye mu barozi ntabwo ari abarozi hari abarozi hari n'abavuzi umurozi ashinzwe kuroga umuvuzi nawe akaba hari umuntu utera indwara hari abantu bashinzwe gukora za mikorobe bakaba abandi bazivura nk'abazanye za korona n'izindi na za sida buriya uburyo zagiye zikorwa muri za kompiyuta sida ariko yo yaje kera ntabwo ari kompiyuta ni uburwayi bwavuye ku nyamaswa ariko n'ubu buracyahari hari izindi ndwara ubu hari indwara igiye kuzaza itari korona itari n'izi ngizi bivugisha ngo za Ebola iyo ndwara izaba iteye ubwoba kandi igihe muzayitege kubera ko hari abantu bicaye mu makompiyuta bakora indwara kugira ngo twebwe tuyisi tutanga amafaranga kubera ko esanse yarwanirwaga n'isi iragenda ishira mu isi utugunguru twa esanse na mazutu n'ibiki byose na za benzine zitwara indege izi ntambara abantu bazungu bagenda bakereye zitwara byinshi cyane ni ukuvuga ngo rero kamere karemano y'isi ariyo ivamo ibyo byose ariyo bita peteroli byo biragenda bishira niyo mpamvu abantu bakeneye gutera indwara ku isi kugira ngo bashobore gukora ibindi bintu bizasimbura za peteroli niyo mpamvu rero hari izindi ndwara zigiye kuza zitari z'abarozi izi ngizi z'abarozi batera zagiye zibagirane kubera ko ari umurozi ari urogora ari umuganga wa kizungu tuzaba turwaye dukeneye ubuvuzi dukeneye gukora cyane kugira tubone amafaranga yo kwivuza izo ndwara z'abazungu bagiye gukora birirwa bakora muri iyi minsi ziri ahantu mu laboratoire zitegereje kugira ngo bazayirekure ize ku isi kandi ku isi bashaka kubavuga bagomba gupenaliza Afurika cyane kubera ko ari twebwe bigiraho ingaruka nyinshi niyo mpamvu rero abenshi baba bakeneye inkingo kuko izi nkingo nibo kuvuga rwa gakondo rukurinda umwaka wo guhura n'ibyo bintu nkanjye naravuraga abantu muri corona agapfukamunwa na kamara gake gukaraba ringira ngora umwanya ariko ntabwo corona yigeze indwara corona nta n'umuntu n'umurwayi warwariye corona iwanjye yaraje iwanjye ntago ntanga umuti wa corona nta n'urukingo rwa corona ariko noneho umwaka wo guhura n'indwara umwaka wo guhura n'impanuka y'umuntu yayiguteje umwaka wo kurwaza abana bawe bakamwa itabi bakaba aribo bana b'iciro ry'imigani uri umukire gasozi ufite amafaranga ariko abana bawe bavuga ngo umukobwa wawe barara mu kabari barara basimuka ibipangu barara banywa amatabi ku gasozi byonyine ubwabyo ni igisebo kuri wowe waba ufite za miliyari nta gaciro kubera ko umuryango wawe wamaze kwatakwa n'abarozi nk'uyu mwana arababaye kandi akeneye kuzamuka kugira ngo atere imbere ariko ntabwo abantu bose ahura nabo nta muhumuriza
ahubwo bamuca intege none nibabona n'abaganga ahura nabo nta muntu umuhumuriza ahubwo nibabona bamuca yagize no intege kwa Sarongo ndabizi arimo bwa turapfuye birarangiye. abantu baravuga ariko icyangombwa ni ukumenya ubuzima bwacu. Ibintu byo kuvuga ngo turapfuye uzuva kabiri, ahubwo wenda nje kuzuka bamenya ari ibiki, bategereze barebe, bategereze bakurebe yes bandebe. Ariko ubwo rero Sarongo bidakunze urumva amakosa yajya kuri wowe, tubyumvikane. Ubwo avuga ati ntabwo yamuvuye, nimba yaramuvuye kuki mbona nta gihinduka kuri wa muntu kizahinduka. Okay, bategereze bandebe. Hari ibintu Usaro wavuze ngo ibintu bamuhaye, hari ibintu baguhaye koko Jo? Ya ntago byabura kuko nyine ugiye kwa muganga nkuko baguha imiti niyo ugiye kuvuza aho ngaho ntago kandi ntuzabijugunye. Nubango imiti ari abantu benshi bagiye baha imiti nkabwa ntuyijugunye, nuyijugunye ku gasozi zagumye gukurikirana. Niba uje kwivuza iwangeza niyo miti yose baguhaye yizane hariya nkwereka aho nyishyira yo gukurikirana burundu nyizirike. Kubera ko uzayijugunya ku gasozi umupfumu nabibona bigukoze ayigukurikize. Umwe ngo umwomeho igihe cyose hazajya hose bumuteze iki niki. Kubera ko hari imiti babaha yo kugira ngo uzagaruke ujye umuha amafaranga yawe. Urumva? Aribyo bita gatunzi. Kajya amafaranga kose ubonye ukumva ugomba kurwara ugasubirayo. Abo barahari. Babandi usanga akorera 2,000, akorera 3, agutuma isake y'imisa gutya, agutumye nguhena amahene y'amabara 5. Ibyo bintu byose rero biri kwisi. Abo bantu barahari. Nk'ubu hari abantu njya mvura barwaye imitwe idakira. Kugira ngo umupfumu umutekerezeho agomba kukohereza icyo ashaka kugira ngo wowe amafaranga yawe. Hari abantu bampamagaye bari hanze, abatanzania bamaze. Ukuvuga ngo nta kuvuye nta nagukoze icyo ariko ari gusaba amafaranga yandi nta cyarakora. Agutera ubwoba akakohereza iby'iwabo. Bikaza ni bya kibuye bikaza mu nzo bikakudubanganya amabati. Mu gitondo ukweza miliyoni 2. Ejo akaguha icyumweru kimwe akongera imitungo yabashizeho abo bantu. Bose bumva badakeneye gutsirikwa. Kugira ngo wa mu Tanzania cyangwa mu Nigeria cyangwa uri ahantu heza ari hose ku isi ibyo akohereje byo kuzaho. Ariko iyo udatsiritse bikugeraho niho kukurasa udafite antibare ku mubiri. Turi ukurashe wese biragufata. Kubera ko nta rukingo na rumwe. Nawe sanze uzaze witsirikira. Koko. Ngendo mfite umugisha. Wowe ntabwo ukeneye umuti. So wabimbwe n'ubushize. Ntabwo urogwa nta nubwo rogesha byose biba bifite. Ese undi kuki abakobwa muri iyi minsi bajya kurogesha Saro? Kubera iki? Ugasanga umuntu aruze runaka kugira ngo wenda uwo muntu ajye hasi. Bamaze kuroga batagufatisha wowe. Ni benshi. Kugira ngo nanjye nzitsirikishe. Ngo Sandra ejo bamubone yagurishije na za mikoro na za n'amakamera bakubona uyengera. Aho nijyo kintu bagukeneyeho. Ntabwo ari urukundo. Ngenda sengeye. Sibyo rata. Ariko bini binagufata nabwo hari igihe bazakugurasa mesire. Ushobora kuba udafatwa n'ubusasu buto ariko bakoreje mesire nyanyagira mu Bugesera. Mu izina rya Yesu. Job akira mikoro baza Sarongo ibibazo. Uzaze mu izina rya Yesu n'umuntu ntuzaze ibya shitani. Umwanya ni wawe akira niwe watsabye kuguhuza n'uyu mupa turakira. Ibibazo ndabidownloadinga umutwe wanjye ariko tajya ngo arandide kubikora. So ikibazo cya mbere Sarongo nasabye ko duhura nakubwiye uburyo bwose bw'ubuzima ibintu byarahagaze bitewe n'abaturoga tubyite gutyo. Ushobora kuba ari umwe cyangwa ari benshi nago umuntu ntanabiza abona bimubaho. Nkibaza uzanca amafaranga ngahe cyangwa uzanca amafaranga kugira ngo nyine unyemurire ikibazo. Nzaguca ariko ntabwo nzaguca menshi. Nzashyiramo icyo bita imiyaga ungirire impuhwe. Nzakoreraho icyo bita percentage ugabanyirize. Kubera ko uzi impamvu hari igihe uzaza ukinjira iwanjye wenda twanavuganye bagakubwira bati ca hariya kugira ngo ngereho nubango no kwishyura. Okay, bayinshimye. So ubwo rero ikintu burasi nakivuze niba tabona impinduka ariko ngiye namenda bazanira inkunga buri. None se nimba umuntu yababwiye nanjye nzagushyiriraho ayanjye percentage kugira ngo wivuze ukire. Yes. Byo ngibyo ndabishimye cyane.
ubwo se hanyuma iyo umaze kuvura umuntu bifata nk'igihe kingana gute kugira ngo impinduka zibe zagaragara? none se urabaza impinduka utaranasuzumwa neza ngo ubanze ujye muri laboratwari turebe ibyawe, ariko impinduka ntabwo zitinda. Iyo usanze koko ubwo burwayi ufite kangahe ku ijana, ko buri umuntu agira percentage y'uburwayi bwa gakondo y'imyuka baguteza. Imyuka yawe ushobora kuba yarakwaritsemo, ushobora kuba yaramaze kukugira nk'umugore wayo ufite gutya mu maboko udashobora kuyicika. Niba icyo gihe icyo nkora ni ukuyisaba kukwamurukaho ugasubira yituruka. Urumva ibyo rero bizagenwa nuko waje tukicarana cyangwa ukambwira, kuko wowe nkawe nkubwiye ngo ngiye kuvura uri kure, uri ya distance, ushobora gutambuna kuri telefone cyangwa kuri mikoro ntiwavugisha ukuri, ariko ushobora no kuza kujya kuri WhatsApp ukanyandikira burambuye tukaganira nkakureba neza, atari ibyo turi kuri mikoro, nkakubwira neza cy'ubuzima bwawe bukeneye. Urumva muko? Ariko icya mbere cyo ntabwo ugomba kubaho nabi. Nta muntu waremwe ngo abeho nabi. Nuba aho ugeze naho ubanza washima Imana ko hari abandi bari kure yawe. Yego. Hari abandi basize mu birometero bifuza kugera aho ugeze. Aho ngaho naho ubanza washima Imana. Aho urahangaha tugiye guhera ko aho ugeze kugira ngo ukomeze ujye mbere. Wo gusubira inyuma mu birometero aho wasize abandi. Urumva? Kuko mu byiciro by'abakene abiremo ibyiciro. Kera habagaho umukene, akabaho umutindi n'umukire, n'umutindi nyakujya. Nyakujya urumva ni wa muntu utagira aho yishimana, utagira n'agakombe, mbese ibintu byose nta kintu abagira. Ubwo ni ukuvuga ngo rero muri abo ngabo wowe hari inzego wasimbutse, harawugeze. Ibyo ngibyo bishimira Imana. Bishimiye Imana, kandi nanone nshimye yuko wemeye ko tubonana. Nta n'ibintu byinshi byo kuvuga, nshimye yuko wemeye ko uzanamvura. No mu bintu nakunze yuko wowe ubwawe ibyo ukora byose wizerera mu Mana. Apana abandi batazi ni Imana yanjye n'ibyari byo badashobora kumenya ngo ni ibiki ngo cyangwa ari kubikora mu izina ry'Imana. N'ubuvuzi, ari abantu bahita bavuga ati uriya yararogesheje yakoze iki? Ni ukwivuza. Hari abantu batazi gutandukanya, kumva ngo nimba ngo wagiye ngo ku muntu ngo ugendera ku gataro ngo ibiki, ngo ubwo nawe wararogesheje. Ibintu byose ufite wararogesheje. Ntabwo ariko mbibona, gusa njye ndashimye. Ndashimye yakoze ku time. Ndamubaza ibibazo by'iki wamwihorera ko akeneye kwivuza, ibibazo afite nabyumvise. Ari no kubibona. Ndumva nta mpamvu yo kwirirwa mubaza ibibazo bibiri cyangwa bitatu by'ubusa gusa. Ikibazo icyo namubwira, intego afite mu buzima bwe cyangwa ku ndoto zatangiye kuva amaze kumenya ubwenge, yari iyihe? Yumvaga ashaka kumera gute? Ngewe maze kumenya ubwenge, uciye mu ishuri aho yagarukiye simazi, wumvaga wovuga nkawe uti jyewe kanaka, numvaga ubuzima bwanjye bugomba kugenda gute? Of course numvaga ubuzima bwanjye bugomba kumera neza nka buri wese ko yabyifuza, nkaba nakifasha, nkafasha umuryango wanjye muri rusange. Noneho nkaba nagira nk'urugero, navuga ati hari nk'imiryango mfite mfasha, yaba 15 yaba 10, nkavuga ati hari abantu babayeho ku bwanjye, hari abantu bavuga ati mu buzima uyu muntu Imana izamuha umugisha, nta kindi twamwifuriza. Kandi nanone nkasenga Imana kugira ngo ibe yabimfashamo, kuko Imana iguteye iteka ibintu byose birakorwa. Nicyo ngicyo nifuzaga na n'ubu nyifuza. Hanyuma se Jo, ko twahirutse ufite ahantu navuga ukorera ndetse utubwira ko iyo business ari Umukobwa yigushingiye, byaje kugenda gute? Barandoze nyine, ariko Sandrine nawe binabaza, barandoze nk'ibyo byose barabitwaye. No byumva. Saro, uyu mukobwa twigize kwana ikiganiro cye kandi byaragatwiko wenda, ariko hari aho nabonye akorera, ambwira ko arahi aho hantu akodesha nyine, ariko ari ibyo akoramo. None tugahita twibaza iki kibazo, umuntu ashobora kukuroga business yawe kugira ngo ibe yagenda, cyangwa se ibyo bintu bishoyemo bishoboka ko ari byo byaba byaramuteye umwako? Nabyo birimo, kubera ko bya bintu bitumura umugisha wawe. None no gufashije kuyishinga nawe akaguhindukira umugome, no kujya gumya yongeremo imbaraga ahubwo akaguhinduka akubaza n'inyungu nyinshi n'ibiki byose, ugasanga urananiwe, uratsinzwe, ivuyemo. No kuvuga ngo rero business baraziroga cyane, kuko benshi barabizi. Bari abantu bari bafite business zikomeye, ubu ngubu batakizirimo, bagiye gukora ubuyede kugira ngo babeho.
Jo uwayigushingiye hari izindi nyungu yakubazaga? byari biri aho nyine ariko ngiye kureba neza ntabwo ari we koko undi muntu ashobora kuvuga ati akira bindi wimenye nta kibazo ntiyongeremo Gusa ntagutere ntiyongere- motivation ni kandi ukuvuga ngo icyo gihe kandi umuntu yakora aba akeneye kugira ngo niba umuntu agiye kugwa wongere umufate ukuboko umusunike kuko niba wagerageje amezi 5 umwaka uba wakoze ahubwo uba ukeneye indi support ko ntawarya muri bya bindi ngo wambaremo uguremo icyo ushaka cyose ntabwo byakunda udafite izindi mbaraga ziri inyuma zisunika business ngo ujye mbere biriya abantu bafite business zikora baba bakeneye bafite n'amafaranga ku ruhande yongera gusunika yandi kugira ngo abantu bagumye bamenyere babe benshi ya nyungu y'ingwaga ya 2,000 200 100 ibe nyinshi cyane. Ikibazo cya nyuma Saro mita nibaza iki kibazo uyu mukobwa usoza umugira inama nayorutse akubwira ko umugabo wese ashaka yamutwara akubwira ati ngewe umugabo wese rwose n'abagore bicare mushyira agapira hasi ati ngewe umugabo wese nashaka yanzaho ahubwo bigahita nibima ikibazo ese byaba wa mugana atari babapfumu bamwongozaga yuko umugabo wese yaba ashaka icyo gihe yaba yamutwara yagenderagaho kuko abaganga bamubwiye bati wowe buri muntu wese ushaka uzambwire buri mugabo wese ushaka n'uvuga ngo iyo uvuye ku muganga uba ufite confidence so kumva yuko umuntu ukeneye wese mu buzima ugomba kumubona kuvuga ngo rero izo confidence nizo yari afite akumva ko ibintu byose bishoboka ko umugabo wese ashaka yamutwara. Soza umugira inama namuha ni yindi namubwiriye n'ubundi no kuvana imyuka mibi mu buzima bwe no gukora ibijya mbere no kumva ko agomba gutera imbere no kumva yuko atagomba gucika intege ko ubuzima ari ukubukaranga mpaka ubuzima duhora tubukaranga mpaka ngayo nguko Saro wakoze cyane kwemera guhura n'uyu mwana w'umukobwa urakoze. Yego namwe mwakoze cyane. Jo urakoze nawe. murakoze namwe ndacyanirya rega ntibagire ngo nubwo ibibazo byaje ndakirya bro Ndacyakomeye. Yego nta mpamvu. Ibibazo ntawe utabifite. Nese ubwo baragira ngo bantere ubwoba ngwe hasi uje kurira kandi ntago oya rega nta muntu mu buzima bwe bwose utagira ibibazo. Saro ngo ntago apfa kumugwisha ahubwo njye ariko ntago ngende muri iso gahunda urampamoroza. Saro ngo ntiyatinyuka ubundi yarazaga ati ngewe abagabo bose nabagwisha none yageze kwa Saro ngo ahita ahinduke nk'inkuba. Oya njye naje kwivuza ntago naje kugusha. akubaha abantu bakuru afite kubaha kandi ikindi cya kabiri afite n'indangagaciro zagenderaho. Bivuga ngo rero hagize ntashaka n'umuntu wamumenyera kwanza nta mugabo ugomba kumumenyera ngo gutya na gutya. Nibyo rero namubwira za confidence agomba kugira zimwe hari umuntu umwe ukunda kuzivuga buriya umuntu wese arazigira mu giti cye. GASARO TV.